satani yaradukoreye igitangaza, araduhonda, aduhondesha ikintu cya mbere, aduhondesha icya kabiri, ariko twarahondaguwe ba, aduhondesha icya gatatu, aduhondesha icya kane, ngo agere ku cya gatanu yigiza akana, ku cya gatandatu araduhonda neza, aratwibiza, aratwica. Yesu ngo aze kuza rero yamatangira ku cya mbere, icya mbere ciwe nawe azana intwaro yo guhonda icya mbere, ahonda icya kabiri, ayihondesha kimwe, icya kabiri ayihondesha ikindi, icya gatatu agihondesha ikindi. Ibyo satani yadutsindishije bitandatu, Yesu nawe azana ibintu bitandatu nibyo yadutsindishije. Nimwakira ubutsinzi. Intsinzi bana b'Imana, intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu. Iyo rero akenshi uzubona abakristo bafite nk'imbeho, bakonje nk'ukuntu. Ubwo bukonje n'ubwige, ubwo bukonje mwabukuye, kandi Yesu yaratsinze. Tsindishirijwe ubundi umutsinzi, tsindishirijwe ubundi umutsinzi, tsindishirijwe ubundi umutsinzi. sikiri umunyamahanga nahinduwe uwatoranijwe. sikiri umunyamahanga nahinduwe uwatoranijwe. amakuru y'impamo atabamwe ikinyoma nuko Yesu yazutse. Muraho neza ba Kristo bera. Ibitugu bizarubira gutya abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana bazamutse bamaze kumeragwa neza cyane. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bareke mbabwire, iyo wizamukitwa runaka mu materaniro, burya Yesu nijyo fuhagira. Yesu agira ifuhe riteye ubwoba, aza kureba kure, aza kumanura gutya akakwitsa akagushira hasi ku itapi. Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Efesi igice cya mbere umurongo wa 15 kumanuka. Ngasoma vuba vuba. Bibiliya iravuze ngo nicyo gituma nanjye cyo gituma nanje maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu, mugakunda abera bose, bashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo data wa twese w'icyubahiro, ibahe umwuka w'ubwenge, no guhishurirwa, wa kabiri nuwo guhishurirwa, bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu, bitume mumenya Yesu, kugira ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, abone uko ahumuka, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza, bw'ibyo azaragabera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo. Iyo topic tugiye kuvuga, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye, iziha bande, twebwe abizeye, abizeye, harimo abatizeye hano batabyemeye, iziha bande, twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, izo yakoreye muri Kristo, izo mbaraga nizo yakoreye muri Kristo Yesu, ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo, ahantu ho mu ijuru. Amen. Nakira imbaraga zazuye umwami Yesu
yarazutse. Ayo na makuru y'impamo. Amakuru y'impamo atabamwe ikinyoma nuko Yesu yazutse. Cyakabiri, kuzuka kwa Yesu bisobanura iki? Kuzuka kwa Yesu bisobanura intsinzi y'abakristo kuva umunsi yazutse kuzageza iteka ryose. Iki kinyejana turi mu butsinzi. Ntambara Satani yashoye ku muntu yayishoye kuva umuntu yaremwa ari we Adamu. Iyo ntambara irwanwa imyaka ibihumbagiza, ariko iyo ntambara Yesu yayitsindiye ku musaraba, hanyuma azuka nibwo yahawe igikombe. Ico gikombe rero n'icubutsinzi tazongera kandi iyo kipe ntizosura kurwana. Yesu yaratsinze rimwe na rizima, ni ukuvuga ngo ubutsinzi tuburimo, ubu dufite ubutsinzi. Nimwakira ubutsinzi. Ngiye kubabwira ibintu bitandatu Yesu yatsinze, kuko Satani nawe yari yaradutsindishije ibintu bitandatu. Ni bitandatu yari yaradukoreye igitangaza. Satani yari yaradukoreye igitangaza, araduhonda, aduhondesha ikintu ca mbere, aduhondesha icya kabiri, ariko twarahondaguwe ba. Aduhondesha icya gatatu, aduhondesha icya kane, ngo agere ku cya gatanu yigiza kana. Ku cya gatandatu araduhonda neza, aratwibiza, aratwica. Yesu ngo aze kuza rero yamatangira ku cya mbere, icya mbere ciwe nawe azana intwaro yo guhonda icya mbere, ahonda icya kabiri ayihondesha kimwe, icya kabiri ayihondesha ikindi, icya gatatu agihondesha ikindi. Ibyo Satani yadutsindishije bitandatu, Yesu nawe azana ibintu bitandatu nibyo yadutsindishije. Ubu rero turabatsinzi kubw'ubutsinzi bwa Yesu Kristo yatsinze. Ngiye kubabwira rero iryo jambo rivuga ngo intsinzi yo kuzuka kwa Yesu Kristo. Turashima Imana ko Yesu yatsinze ku bwacu, ubu tukaba turabatsinzi. Intsinzi bana b'Imana, intsinzi moko b'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu. Hari iyo ngiyo ibaho, hazabwo numva imanutse ntazi niba zibaho. Intsinzi bwoko bw'Imana, intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu. Intsinzi bana b'Imana, intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu. Intsinzi bana b'Imana, intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu. Intsinzi bana b'Imana, intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu. Zavuga gukomera kwe, Yesu nitwari mu ntambara nananigwa arakomeye. Igitinyiro cencuzuye muri isi yose, amuntu n'umwe wabasha kumugira inama. Ivyo yategetse byose birakwiriye, arakomeye. Gukomera n'imbaraga n'ivya Yesu, tubayiro no kunesha navyo nije. Tangiriro ni Yesu ni Uwiteka, arakomeye. Gukomera n'imbaraga n'ivya Yesu, tubayiro no kunesha navyo nije. Tangiriro ni Yesu ni Uwiteka, arakomeye. nimugoroba no kwamamaza intsinzi ya Yesu. Duhe Imana icubahiro cyane. Ndio. Asifiwe. Uriya rero akenshi uzubona abakristo bafite nk'imbeho, bakonje nk'ukuntu. Ubwo bukonje n'ubwige, ubwo bukonje mwabukuye, kandi Yesu yaratsinze.
tsindishirijwe ubundi umutsinzi tsindishirijwe ubundi umutsinzi tsindishirijwe ubundi umutsinzi sikiri umunyamahanga nahinduwe uwatoranijwe sikiri umunyamahanga nahinduwe uwatoranijwe. Haleluya. Yesu yaratsinze. Mana ishimwe ko Yesu yatsinze. Ubundo mwana wawe sintinya waratsinze kuko watoranije ukama ubugingo wamaye amahoro wamaye ibyishimo ubundi wamaye amahoro wamaye ibyishimo ubundi umutsinzi. Yesu yaratsinze. Yesu yaranesheje. Yesu yarangije byose. Yesu dole kofa mayigatantasa amamara wamamare amamara wamamare amamara wamamare amamara wamamare. iyo nsinzi ya Yesu ntabwo ari insinzi y'ikipe runaka, ahubwo ni insinzi y'ikintu yari ko atsindisha Satani. Kandi Yesu yatsindisha Satani ibintu bitandatu. Kuri bya bindi bitandatu Satani yari yarutsindishije, turashima Imana yuko twatsindishirijwe kubwo ubutsinzi bw'umuzuko wa Yesu. Icyambere ni insinzi y'ubuzima ku rupfu. Ikintu cyambere Satani yari yarutsindishije ni urupfu. Yesu ngo aze kuzazana ubuzima. Ubuzima amaze kubuzana buhonda urupfu. Niyo mpamvu yagaze kwa Marita aravuga ngo nije kuzuka n'ubugingo. Unyizera ngo barafengwa zo. Urupfu rwazanywe n'icyaha. Icyaha hari Satani ugiteye. Atuma twigomeka, atuma tubika ibigo abagome ku Mana. Imana ibirebye irababara. Urupfu ruraza. Rwama ruhera uwo munsi kugeza Yesu ageze ku musaraba. Ubundi urupfu rwarangiriye ku musaraba. Ruhabwa izero. Yesu azuka. Kuko azuka yarangije urupfu, amaze kuzuka atsinda urupfu. Niyo mpamvu Bibiliya izivuga ngo hariho Adamu wa mbere. Ahimbazwe Yesu. Ngo hariho na Adamu wa kabiri. Ngo kandi Adamu wa mbere ngo yaraje niwe wazanye urupfu. Hanyuma ngo no kuzuka kwabonekeye mu wundi muntu ngo ari we Yesu Kristo. Haleluya. Yesu umwica yaho ngaho ndi muri mu urupfu, ahubwo muri mu bugingo. Kandi ubwo haleluya. Nahimbazwe Yesu. Amen. Nahimbazwe Yesu. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Ngo utamufite imumve mabwira ijambo Satani yanga kwisi. Yanga kumva mu materaniro. Ico kintu Satani aracanga ubu deja arahungabanye. Ubu habayeho guhungabana kwa Satani. Mu kintu Satani yanga kwisi kumuruva. Yanga ko tuvuga ko Yesu yazutse. Ngici kintu Satani yanga ko abantu bavuga mu materaniro ngo Yesu yarazutse. Mbabwira n'abakora imirimo yose ifuye Satani tibazo bakunda iryo jambo. Habe na Yesu ni ntumwa nico bazize. Tibaze ko baza baterana oya bagaza bazira gusa bose uko bagiye abenshi babazwe impu, abandi barakurwanwa, abandi bahama ku minara, abandi baragira le tendre et chloroforme yageye. Umuntu wese muri zira ntumwa 12 n'izindi zose zaje kuzanyuma zose urupfu zapfuye nuko bavugaga gusa ko Yesu yazutse. Yesu yazutse. Muzambwira ngo Stefano niki cyatumye apfa. Stefano gusa yaravuze ngo twebwe ntitwemera guterana namwe, ntitwemera kubana namwe, ntitwemera gusura guterana n'abafarisayo. Ngo Mariya amavuga ngo urye mwabanje bisho bundi ngo mukamwica ngo Imana yaramuzuye. Ngo Imana yaramuzuye. Bamavuga ngo bigenze gute abateye ku ibati.
tangaza biraba mutera amabuye nta kundi uyu muntu ni mupfuke mutera amabuye ngo amukubita amabuye gutya irya mbere bamushizeho yamye avuga ngo ahubwo ndamubonye mbonye iyo yagiye mbonye iyo yagiye ahubwo mwumva ijambo ry'Imana muze mwumva ijambo ry'Imana muze mwumva ubutumwa bwiza buvuga ubutumwa bwa Yesu Kristo buvuga gusa gupfa no kuzuka kwa Yesu ubundi nta yandi makuru yo materaniro nta yabaho andi makuru yose aza mu materaniro ni zero ndetse turana kansuliza utundi tuntu twose twaswa mu gitaramo tupfa kuyikora gusa ibintu utwo twose turadukansuliza ubundi twebwe za muri masha asifiwe mbabwira amateraniro niki ni ukuvuga insinzi yanyaho yavuye insinzi y'abakristo twebwe ni ugufa no kuzuka nta materaniro ya Paulo na Petero mu byakozwe ntumwe bagaza bavuga utungirangiro twovayo bagaza bavuga ukuntu Yesu yapfa kazuka ngo amaze ivyo bigacumita abantu bigacumita abantu mitima umuzuko nizo ucumita abantu mitima umuntu icaha afite kikaza kimusonga nka kanseri kaza kubwira ngo urapfuye wo gapfawe gira vuga kivemo hunga udapfa uzokoba Yesu duhe Imana icubahiro haleluya turataranye mu izina rya Yesu Kristo nta yahandi makuru niyo mpamvu Paulo yavuze ngo si abantu babwiriza ngo bazabavuga iki niki bazabwiriza amateraniro urase kuvuga Yesu Kristo wapfuye akazuka ahimbazwe Imana yaduhaye ubuzima rero busindurufu ubu rero turi bazima muri Kristo Yesu niyo mpamvu rero umuntu wese muri Kristo Yesu abari sharimwe apana kwigirisha apana no kubyikora niyo mpamvu usanga abantu benshi bahagaze koza musanga umuntu yamye acomoka neza yamye azama yumva ko ari runaka nigutese we uri runaka gute uri mu materaniro ninde runaka gute ninde runaka gute abantu bose twese abakristo twese turi hasi shefu ni Yesu haleluya urambabwira icyatumye Yesu abivuga Yesu yaravuze ngo nimara gutarama mugakora akazi mukabyina igisimba neza abantu bakambagira amashi ukabwiriza abantu bakavuga ngo wabwirije ngo ni wumva ivyo ngivyo ngo ntukaze nawe uzamuka ngo wambara agakoti ngo uvuge ngo nakaze gato nucuranga ngo uzuvuga ngo uri umukozi wiki umbura mu mara kugira gusa ngo Yesu ashirwe hehe Yesu yamavuga ngo uzishira hasi uzishisha bugufi ngo nanje zambwira ute bareke mbabwire iyo wizamukitwa runaka mu materaniro burya Yesu nijyo fuhagira Yesu agira ifuhere tayibwo aza kureba kuri aza kumanura gutya akakwitsa akagushira hasi kwitapi noma muri mukona abantu babaye muraho neza ba Kristo bera ibitugu bizarubira gutya abakozi b'Imana bazamutse bamaze kumeragwa neza cyane Bwana sifiwe Bwana sifiwe Bwana sifiwe Bwana sifiwe hariho Yesu ubu wese turabakozi biki Imana siwe muraho neza igitangaza nuko nugeze kurota umunsi umwe ariko narahishuriwe sinarose nama mbona turi ku murambi mwiza turiko twirukanga mwiza ariko udaheka ariko nkaza mbona kuri ranje ya mbere kaza mbona turi kumwe na ba Ibrahim gutya Ibrahim kaza mubona gutya na ba Dawudi nkahariya na ba Mose gutya nikindi cico nkaza kibona nkaha na ba Isaya kaza mbona kandi nanje kaza mbona tuhagaranye na mwese kaza mbona muri nyuma yacu nakaza nibaza ngwese akwewe ndi kuri ranje imwe na ba Ibrahim mwo gutwa mwe ako munsi naranezerewe mu gato umva mbabwire muzi ko muri Kristo Yesu nta Ibrahim nta Dawudi nta Jacques twese turi ako Kristo duhe Imana ishobahiro haleluya buriya rero nubona umuntu arizamuye cyane aravuze ngo ni amaboko yamyagirari Yesu w'i Nazareti muzi Dawudi ukuntu yarakomeye ariko niba hari umuntu wagaze uca bugufi ni wagaze usigara sirimbana n'abasore n'abana bato
kandi gawe mbega igisirimba cyari cyakindi cy'umwimerere cyose apana kugisigaza iwe ntiyagaza sigaza kandi we naratangaye nasomye biriya muzayisome iwe yagaza atangira kubishina ataragira mu materaniro kuko korari niyo yagazisha kumuzana yagazisha kumukura muri Edikota i Yerusalemu ikaje kumuzana ngo sakende zirabaye niyo mpamvu umunsi mwere rimje zaburi aravuga ngo kuzamura amaboko kwanje ngo kumeze nk'igitambo cyane mugoroba Biblia zaburi ivuga ngo iyo bambwiraga ngo nje mu nzu y'Imana ngo narishimaga kurya muzabwira ngo niki korari yarazaga ikamubwira ngo igihe kirageze cyo kuja mu materaniro Daudi ibyo ubwami ntiyagaza rubatekereza ko yagaza ari kuzi igitaramo ibada igitaramo akamati bitabaho nibindi akamagenda yagaza gere Yerusalemu kera bitangaza byabaye kuri Daudi duhimana cyubaye umunsi sanduku ry'Imana ritaha Daudi yaravuze ngo ubuyobozi sinzoyobora igihugu ariko nta isanduku ry'Imana Imana itarataha mu rurembo rwanje bwite muzi ko Daudi yareramye ahwera arahwera akapibira mwangira ariko umunsi isanduku ry'Imana ryaje ubwenge bwahise bushira ubu sitwe turiho ni Kristo uri muri sitwe twigenga ni Kristo ugenga ubuzima bwacu haleluya Daudi yamyabishina akiri mu rugo yamyabishina akiri mu rugo commentaires zazivuga ngo yabishinye kilometer cyose yariko agenda yiruka ndetse gawe wega none hakoregasha umwitero ratakara umuntu wananiwe wabuze umwanya wo gutora umwitero akwe uwo mugabo nawe uko gana umwami kandi umugore gusanga murebere mu mwidiript abona umugabo ajanye agiye gutyo yamatangira kumugaya kandi ngo amugayira mu mutima umugayo bene wa ukomeye nuko isanduku y'Imana yagize gute turashima Imana kuko Yesu yatsinze natwe tukaba turike ntukazubishimira Imana uri kubishimira runaka niyo mpamvu abasore benshi n'abantu benshi bazabashina ari ba runaka bagashaka kwereka abantu ko bariko babishima bareke mbabwiye iyo uhaye ubushinure ko wereka abantu kuri kubishima Imana isibinyuza mu mukato tibiza bigira n'amatokeye reka ngubwiye nuzaje naririmbira n'Imana ujye uririmba utari kuririmba uko ushaka ujye uririmba uko umwuka ashaka kugira ngo unezeze Imana gusa twese dukora kugira ngo tunezeze Imana kandi byose bigakoreka kugira ngo tugaragaze twishimira ubutsinzi bw'insinzi y'umuzuko Yesu yagize gute kuko yatsinze iki yatsinze urupfu ubuzima rero dufite ni ubuzima twaherewe muri Kristo Yesu bwatsinze urupfu turashima ko urupfu rwatsinzwe mu izina rya nde cyakabiri n'insinzi y'ukuri ku kinyoma Satani yararabesha abantu Biblia ivuga ngo niwe se w'ikinyoma umunsi ashuka Eva yamubesha yaramubwiye ngo bigenze gutya ngo byogenda gutya amubwira amayeri meza n'ururimi rwiza neza uburiganya aramubesha Eva agira gute Eva aremera naho ibintu byose byageze ariko Satani ni umunyakinyoma Satani yamabesha isi abesha isi aragenda aratubesha abesha abantu muri mbabwire n'ubu ngubu bakora ibyaha nje nigeze kubikora byinshi nukubesha kuko Satani aza kubesha akakubwira ngo ibi ngo nuku kandi kigutangaza kuko ikinyoma rikibi ikinyoma nuko uzukora icaha nta muntu uzukora icaha kumugaragaro uzukora wihisha ukuri niko gusa kuja hagaragara hajya ngo gusa guca muziko hajya siko bazavuga ngo kuza guca muziko ndigure ute ndigusha ukuri Satani yazanye ikinyoma Imana ngo imare kubona Satani abesha abantu Imana iravuga ngo rero nzazana ukuri muzasome Yohana hazavuga ngo nije kuri niki nije nzira n'ukuri niki mwumve mbabwire mu bigani hazavuga ngo urukuri ntugire gute ntuguranure iyo umaze kumenya ukuri ngo nimba mwaramaze kumenya ukuri rero ni ukuri iyo bavuze ukuri muri Biblia ni Kristo waje kwica ikinyoma niyo mpamvu yasanze abafarisayo ikinyoma carabisha ngo Mariya amavuga ngo mwandyarya mwebwe mwabesha abantu mukamara abaturage zamuri baricyo turashima Imana rero ko twamenye ukuri uko mwese muri ahangaha mwamenye ukuri nico catumye muza gutarama reka mbabwire mu materaniro hari ubwo mwari mwabona Yesu aza mukamubona ahangaha igituma duterana tugaterana kabiri tukaza guterana kandi soterana no ku cyumweru tuzoterana tugaguma tugaterana ndetse imirimo yacu rimwe nemwe tukayisiga nuko twamenye ukuri kwatsinze ikinyoma umuntu utaramenya ukuri aracari mu kabari aracari ko honongera aracari ko agenda ariko turashima Imana tumaze kumenya ukuri zamuri marshwa n'insinzi
y'ukuri ku kinyoma. Icya gatatu ni insinzi y'urukundo ku rwango. Satani yaratwanze aranutsa ageza ahantu atwanga, aratwanga bituma n'Imana noneho yanga umuntu, iravuga ngo umuntu ndamwanze, umuntu nukubera ikigeze gute. Ariko Satani yatwangishije Imana, Imana iratwanga atuzanira urwango rurarenga, amaze ngo Imana ije kurikemura izana imbaraga muri Kristo Yesu z'urukundo. Urukundo ruraza rwica urwango. Turashima Imana ku rukundo. Hajya yandirimba bazaririmba izivuga gute? Yandirimba izivuga ngo naho bagira gute ngo urukundo rw'Imana yacu tawarondoro korungana usubizuba kandi kuzimu rugerayo watumye Yesu zamwisi yacu widusha turu ure nachakirara kizererezi chatumye sacha kira ari gitero kiza kivuga ngo inyanja zose sabakawino ijururika muvurugara ko kumva Imana yadukunze. Ibyatsi nabyo bakanikira twese uducumu twabanditsi ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwayo Imana ija kwirwaho hakaba inyanja ariyo kandi ukwikunda umwana wayo yeni kwikunda ndakwiriye nari umugome ukwima Yesu wagambirwe ku musaraba uwo yacunguje jayo maraso ziuko nanjye ndimo zajya ndirimba urwo rukundo dukwise mw'isi yose. Agaciro kacu ni urukundo Imana yadukunze igatsinda urwango Satani yatwaza. Ubu rero Imana yadukundiye muri Kristo Yesu bituma urwango Satani yaratwanze rufa kugira ngo dukundwe n'Imana. Ubu ngubu twemewe n'Imana, ubu ngubu turabakunzi b'Imana, ubu ngubu turi inshuti n'Imana, ubu ngubu twegereye Imana. Bibiri zivuga ngo mwegereye Imana rurema. Icyakane ni insinzi y'ubutwari ku bwoba. Mbabwire intwaro ya mbere Satani aza dutsindisha yatsindishije isi n'ubwoba. Ubwoba hari wigeze kwandika aravuga ngo umuhungu wa Satani mukuru agira abahungu benshi, ngo umuhungu wa Satani mukuru ngo yitwa bwoba, imfura ya Satani ngo yitwa bwoba. Buriya Satani yamaze kugufata akagutera ubwoba, nta kintu na kimwe utokora kibi. Ariko Yesu ngo aze kuza. Niyo mpamvu ijambo yavuze rya nyuma. Yesu yaravuze ngo mbahawe ubutware n'ubushobozi. Imana ihimbazwa kuko ubwoba, reka mbagereranyiriza aka kantu. Kuva muri Israheli bava mu Giputa kugera i Kanani, abantu bageze i Kanani bahagurutse ari hafi miliyoni zigiye kuba 3. Abantu bageze i Kanani ni babiri gusa.
miliyoni zigiye kuba 3 kugira ngo bagere Kanani bahaguruka abageze Kanani muri ya myaka 40 y'ubutayu hageze gusa Yoshua na Kalebu nuko biri zivuga ngo bari bafite undi mutima kuri undi mutima biri yivuga nuko gusaba atarabanyabwoba mwumve mbabwire habe no mujahishu hazavuga ngo dore urutonde rw'abantu bazinjira mu bwami bw'Imana bazacirwa n'urubanza mbere na mbere yuko twinjira mu ijuru hazaba urubanza rwa mbere ruzaba number 1 abantu bazacira urubanza ba mbere nabatizera bakabiri n'abanyabwoba uru rugendo turimo mubona turimo rwo kuja mu ijuru muraho neza uru rugendo turimo rwo kuja mu ijuru ruza rushobora abashize ubwoba gusa umuntu utarashize ubwoba ntiyoshobora urugendo kuko urugendo rubamwe intambara zimwe zitabaho mwumve mbabwire ubukristo buragoye ubukristo Satani azagaragaza uburyo bwose akurwanya iyo amaze kugufata akaguca intege gusukagira ubwoba ukarara udasinziriye nuko yoshize niyo mpamvu Dawudi yavuze ngo tugomba gushira ubwoba nk'intare mu bintu birindwi Imana yakundiraga Dawudi icya mbere nuko atagira ubwoba Yesu rero ngwase ubwoba bwari bwaratewe n'icaha no kubura buryo twarabuze uburyo Yesu ngwaze agira gute atumara ubwoba azana ubutsinzi ubutware butumara ubwoba ubu turabatware niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo umwuka twahawe ngo si umwuka ugira gute ngo si umwuka udusubiza mu bubata ububata udusubiza mu bwoba ngo ahubwo ni umwuka udutinyura ngo udutakisha ngo turabadata niyo le komika do masangala katila tondele posongo baya bima bomba dole kele fonda ya ponda le kaya mubabwire umuntu washize ubwoba niwe ushobora gusubira ubundi kusirimba kuzamuna dusirimba nta kibazo kikomeye kirimo cyane ubundi ku mukristo neza ukabona bari mukristo neza ikintu kizokwereka neza kuri mukristo neza ni intambara umuntu kurusha intambara kurusha ubukristo bakundwa ngo nibyishimo rwose muri mugubwa gitumo nibagaragaza bitari bibi kelo benge tokele zangala kati zangolo bangati la sogego ya ambara turwana bakundwa b'umwami Yesu tuba dujujaya nezemoriya intambara za satani za kugubita bitero gutya akagubita ibindi gutya mwumve mbabwire abantu bazaba mwumve mbabwire ubukristo usubwo gukinisha no gucejesha ubukristo ntibuzabukinishwa mwumve mbabwire umuntu watangije ubukristo kuva kera kose na mbere muzasome Bibiliya ni ba Ibrahimu n'abandi ni intambara gusa ni intambara niki ariko bazitsindishije kugira umutima kutagira ubwoba niyo mpamvu yavuze Dawudi yaravuze ngo nari umusore none ndashaje ngo sinera nabona umukiranutsi w'Imana arekwa ngo canga uruja rwo rusabiriza ibyo kurya bwo gusenga no kuba mu Mana cyane bisaba ko baza bakwita amazina none ejo bakakwita ndi ejo bundi bakakwita ndi iyo iryo zina uryemeye ko bakwise izina ritari ryo reka mbabwire izina twariboneye muri Kristo Yesu reka mbabwire narahindutse yambinduye izina amindisha ubwoba burakuremja ukiba habe n'ibyaha byinshi bigenda bikorwa biterwa n'ubwoba kuko twega turaba pasiteri gatugenda duhura n'abantu bagenda bihana kenshi ubuntu bihana ubwoba hari umukobwa wigeze kumbwira arambwira ngo we yakoze icyaha ati kandi ati nararebye mbona abandi bakobwa bagira telefone nziza ati jewe ntayo nobona ati rero ati kugira ngo nyibone nyine nemeye gusambana kugira ngo mbone telefone murumva n'ubwo bwamuteye kuko adashobora kubona ikintu kandi ku Mana ntiyobora telefone umuntu wizeye Imana ntiyobora telefone ariko akemera ko runaka yimuha ariko akamukoresha icyaha kandi uwo munsi yarambwiraga ngo wakinkoresheje n'umuntu tubana mu rusengero ubwoba niyo ntandaro y'ubuzima bwose bupfuye iyo Satani amaze kugufatisha ubwoba abakurembeje ariko turashima Imana ko Yesu yazutse Yesu amaze kuzuka rero atumara ubwoba bwarashize niyo mpamvu rero
turi abatsinzi turi abatware niyo mpamvu rero dufite ubushizi bwo niyo mpamvu rero dufite ubushizi bw'ubwoba n'amanga mwumve mbabwire icifuzo ba Petero n'abasengeraga na ba Pawulo ibo bagira gusa icifuzo kimwe basengaga Imana ngo ibahereze gushira ubwoba n'amanga gusa kuko abanyabwoba urugendo ntibushobora uragoye cyakangahe cagata n'insinzi y'umuco ku mwijima turashima Imana ko Yesu yatuzaniye umuco murage mbabwire umunzu biza molinga zomeda 2000 asomeza lingle porte tandaria ariko isi yari yararindagiye isi umunsi satana akoresha umuntu icaha isi yamyirindagira bamagenda mu mwijima gutyo akabwibwika amakaba ibitangaza biraba isi icuru umwijima Yesu ngaze kuza atuzanira umuco uwo muco rero niwe uzumurika mu mitima iyo umuntu akijijwe muri Kristo Yesu aba amurikiwe n'umuco niyo mpamvu Yesu umunsi yagiye mu ivuga butumwa wa mbere umunsi yasohotse aje mu ivuga butumwa wa mbere ijambo yavuze n'iryo ry'umuco yaravuze ngo mu gihugu ca Zebuloni na Naftali ngo hafi y'inyanja y'Igalilaya y'abapagani ngo abantu bari mu mwijima mwinshi ngo ndetse bari mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ngo amurikiwe n'umuco umuntu wese iyo ari mu ibyaha aba ari mu mwijima iyo rero Yesu ageze mu buzima bwawe abakuzaniye umuco niyo mpamvu rero abakristo turi abanyamuco tugendera mu muco Petero yabyanditse gute ngo nyamara dufite ijambo ryahanuwe ngo rushaho gukomera ngo muzaba mugize neza n'umuryitaho ngo kandi ngo rizaba rimeze ngo nkitabaza rimurikira hacuza umwijima kuna nuru kubwa ya ajabu yo ntimuyimenya una nuru kubwa ya ajabu inaangaza watu wote nanje nayumvise nkiri umwana ariko umuco warabonetse ariko mbabwire umugabo umwe yigeze kubwira abantu ati uwo mugabo ni mumuyobore neza yarageze ha materaniro ni kera kose bati ni mumuyobore neza abapagani bazabona atagwa kuri ayo macumu kubera kuko nanje ndavyibuka neza nkiri umupagani neza uziko iyo umuntu ari umupagani uzurindagira nturumenya yuri nturumenya niyo hayuja niyo hayuva ariko umunsi namenye Yesu Kristo umuco waje muri jewe niryo tano riza ritumurikira niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umuco wike umuco wese urero indirimbo turirimba nibyo dukora byose bigomba kubera abantu umuco abantu bakabona niyo mpamvu rero iyo tubwiriza hano iyo tubwiriza n'amaterano dukora hano ya kabiri tugomba kuba umuco harageze utubera amahanga umuco nikuvuga ngo wewe uritara niba Yesu yaraza akazanya umuco ugomba kugira gute ahimbazwe Yesu amen yes ibihe byangezeho indera kwihe nareba imbere yaje habona umwijima uko kugira ubwoba gataka cyane ariko wambwiye ko utazasigaje ibihe byangezeho ibihe byangezeho bitera kwiheba nareba imbere yanjye nkabona umwijima niko kugira ubwoba gataka cyane ariko wambwiye ko utazasigaje nyine mbese urihe geraho shobewe chititege yuko kubijwiwe bibwira narutangije inajuza rusoza uru rugendo rwawe warutangije inajuza rusoza amahoro uretse mu mugongo wanjye ntacyo uzaba uretse mu mugongo wanjye ntacyo uzaba turashima Imana ko turi umuco w'isi abakristo bera b'Imana ni umuco w'isi kuko Yesu yaje ari umuco niyo mpamvu umunsi Yesu avuka ibimenyetso byabonetse n'iby'umuco
habonetse abanyabwenge. Abo banyabwenge bari ko babona inyenyeri zariko zigenda zishaka ko umwami yavukiye. Izo nyenyeri rero zagaragaza kuko haje umwami w'umuco. Isi rero yari ifite umwijima. Yesu umunsi yavutse rero umuco uraza. Turashima Imana rero kuko umuco watsinze umwijima. Niyo mpamvu rero mwese muri ahangaha muri abanyamuco. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo muri umuco w'isi. Insinzi y'umuco kuki? Insinzi y'umuco kumwijima. Icya gatandatu nsoza n'insinzi y'ubwigenge ku bucakara. Imana ihimbazwe kuko ububata. Yesu Satani amaze gukoresha umuntu icyaha, isi yegeye mu bubata, kandi ububata bwa Satani. Ubwo bubata iyo ububata buriho uzi ukora icyo ushaka, uzi ukora icyo nyiri kukubata ashaka. Abantu bari babaswe rero. Yesu amaze kuza aratubohora. Niyo mpamvu Yesaya yabyanditse hano. Yesaya yaranditse muri 61 yaravuze ngo ahimbazwe Yesu. Umwuka w'Uwiteka ngo ari muri njyewe, ngo yantumye kugira gute? Hari ibintu bitatu natangajwe nabyo Yesu yakoze. Ngo yantumye ngo kugira gute? Ngo yantumye kuvura abafite imvune zo mu mitima. Abafite imvune zo muke zo mu mitima. Iki ngo kumenyesha ko imbohe zigize gute? Ziboho. Iki ngo yaje gutangaza ngo umwaka w'imbabazi. Ububata Abanyesiraheli bakiri mu Giputa bagize ububata imyaka 430. Kandi ubwo bubata bwari bubamereye nabi, bimwe bitabaho bikomeye biteye ubwoba. Bari imbata mu buryo bakoraga bariko bakubitwa gukorera Satani. Niba hari ibintu bibibaho gukora Satani n'ububata bwa bundi, kuko ububata muzi cyo cyo uzi ukora ikintu utabishaka. Buriya rero nta muntu ujya ukora ibyaha abishaka, uzi ubikora utabishaka, kuko Satani ntaza kureka. Uzumara kubikora ukicuza, ariko wamara kwicuza kandi ugasuruka bikora. Kujya buri imbata ya cakintu kikubasa niko watabuza bumera. Hanyuma rero muri Israeli abantu bari barabaswe, barabatwa. Ariko imbaraga za Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo gusa niyo yabatuye. Mu Giputa barabaturwa, bagenda ari imbohore, bagenda bari kubamamaza ubwiza bwa Yesu Kristo. Bibiliya iravuga ngo ngo mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro, ariko ngo Kristo ngo yaduhinduranye bazima nawe. Niyo mpamvu rero tutakiri imbata. Bibiliya ivuga ngo bari muri Kristo Yesu ngo ntateka bazacirwaho, ngo kuko itegeko ry'umwuka ngo ryatuba ku itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Ubu rero titukiri imbata z'ibyaha, ahubwo turi imbata za Kristo. Niyo mpamvu rero ubu ngubu dukorera Yesu. Uyu uvuye kwa Satani, ubuvuye mu bubata bwa Satani ukinjira mu bubata bw'Imana. Niyo mpamvu rero turi imbohore. Ubu rero Satani ntakituboshe, ntakidufunze. Hari imbaraga z'ubutsinzi bwatumye tuva mu bubata tukaba twarinjiye mu butsinzi, tukaba twinjiye mu bwiza, tukaba twarinjiye mu kubohoka. Ubu turabohoka.